maze nyibere imaze guhinduka gutya neza, maze kubona ko yahindutse neza gutya, uzana ka divayi kawe, ugomba kuba ufite na divayi yo guteka. Ka divayi kawe, divayi yawe ugashyiramo gakeya cyane, ntabwo ugomba gushyiramo nyinshi. Iyi ni iroti rero, akatiramo hano hagati. Abantu bagenzi, abantu bifishe barya neza. Wayibonye? Wayibonye ukuntu inyama yahiye, iba ifite n'ikintu kimeze nk'umutobe. Murebe neza, imeze nk'ifite umutobe, muri kuwubona? Ifite jus rwose, ikintu bita jus, umutobe. Inyama ikaryoha. Iyo umuntu ari mwarimu wo guteka, abantu baba abanyeshuri ba mbere n'abana be. Iyo umuntu ari mwarimu mwamubonye aba yasamye kare. Bimeze bite? Bwira abantu bo kuri Gubwa Neza TV ko uko mwarimu yatetse. Mwarimu yatetse gute? Iri ni ibanga rya mwarimu. Mwabonaga isafuriya iteretse aha mugatekereza ko ari iki? Iri ni ryo banga rya mwarimu. Ugafata n'intete ebyiri z'igitoki, ikinyamunyu. Afata ikinyamunyu, ntavuga igitoki mukagira ngo ni icyamakasha. Ugafata ikinyamunyu, ariko kubera kuko biba byiza iyo umuntu arebye buri amagarama 150. La nourriture populaire. Rero ndatekereza nanjye nka mwarimu kameramani agomba kumfata mfite, nawe mu rugo rwawe wakagombye kuba ufite ibiryo bimeze gutya. Hano rero kuri Gubwa Neza TV tugiye kubategurira inyama, inyama nziza y'inka. Murayibona hano ni inyama ibaze neza, ni ya nyama iba iri ku nkoro. Inyama ibi ikomoka ku nkoro ry'inka, iferi, iroti cyangwa se iroti ikomoka ku nkoro y'inka. Iyi rero niyo nyama tugiye gutegura. Ubu tugiye kuyitunganya neza, niturangiza kuyitunganya neza, ariko mbere ko tuyitunganya reka maze mbereka ibirungo. Hano mu birungo byayo hari iyi ngiyi black pepper, hari igitunguru, hari sauce tomate turakoresha, hari timiyane itunganije neza, hari butter, amavuta ya butter. Ibi hano noneho dufite n'umuceri turi buze nk'uburisho bwayo. Ubwo rero ibi nibyo biragendana n'iyi nyama y'inka tugiye gutegura. Nabwo ko tugiye gutegura inyama nziza rwose y'inka, iroti, inyama y'iroti, inka idakuze, inka itarengeje imyaka 2. Ubwo rero iyi ngiyi rwose mukomeze mutuhanga amaso, tujye kubera ukuntu turategura inyama mu minota itarenze byibura. Ntabwo turategura ibi biryo byose bigomba kuba bimaze gushya mu minota hagati ya 15 na 20. Umuntu ashatse ibyo kurya hagati y'minota 15 na 20, inyama nk'iyi igomba kuba ihiye n'umuceri uhiye. Reka rero mukomeze mudukurikire dutunganye iyi nyama. Rero inyama yacu ni ukuyisukura, tukayikorera isuku kuko nabaza mbibabwira, tukayikorera isuku. Iyi ngiyi, uyu ni umutsi uba wometse ku nyama. Navuga ko ku nyama y'inkoro y'inka, uyu ni umutsi. Uyu mutsi rero ntabwo uribwa, biba byiza iyo uwushyizemo hano gutya ukaza kubyara isosi. Ntabwo uyu nguyu uribwa rwose. Ubwo rero ikintu kiriho, inyama yacu tumaze kuyisukura, imaze kumera neza gutya, urabona ko yamaze gusukura, yasigaranye ya mavuta hano yo kuyiteka. Urabona ukuntu imeze neza, imaze kumera neza gutya. Rero ikintu nkora ni iki, ndayizanira ikintu cy'utuvuta. Hano haba hari utuvuta mfite hano, nkabanza nkayisigaho utuvuta. Amavuta asanzwe ya buto rwose hano ndanyafite, ukayisiga ahantu hose, reba ngo urayisize ahantu hose. Umaze kwisiga ahantu hose rero utuvuta twa buto n'iyi ngiyi nayisize. Ikindi kintu dukora hano, fata ya buto hano turi nani tugiye kwitekeraho, tugashyiraho utuvuta dukeya kugira ngo
ize ko tugiye kubanza kuyiranzika. Murabizi ko ari umuco wacu, ni umuco wacu kuranzika inyama. Inyama kuyiranzika muri uyu muco abantu bose barya inyama iranzitse, ni umuco w'abatetsi buriya. Noneho iyi ngiyi ko navuze kuko uyu mutsi nawo uba bishaka ndawushyiramo hariya kugira ngo uze kuza kunganira isosi. Aya ni amazi y'umuceri, wa muceri naberetse mu mwanya turi guteka. Navuze ko uyu munsi turateka ku buryo ibiryo birashya ku gihe gitoya. Inyama yacu no kuntu ingana uku ntabwo twayitekera rimwe, twayikatamo ibice byibura bibiri. Iyi ngiyi turayikatiramo hano ibice bibiri, turayikatiramo ibice bibiri, murayibona. Noneho rero iyi nyama tugiye kuyiteka neza, duhera hehe? Duhera ahangaha, aha hasi niho duhera gutya, ntabwo duhera ku mavuta, duhera hasi gutya. Murabona iyi ngiyi rero nayo ubu nayo turahita tuyishyiraho. Ntabwo ni ukuranzika, tugita kuranzika inyama. Niba ugiye kurya inyama banza uyiranzike. Buriya ba kera bakoreshagamo kubanza kwishyira hejuru y'umuriro, twebwe dukora ibyihuse. Mu kuyiranzika rero dushyiraho umunyu uba ngombwa, tugashyiraho kiwa, black pepper nayo ni iya ngombwa cyane. Noneho na timiyani nayo ko tuba tuyifite, ni ngombwa kugira ngo tuba dufite timiyani nayo biba byiza yishyizeho kugira ngo inyama ize kuba imeze neza. Rero nk'uko kubabwira, inyama yacu hano turayihindura. Inyama urayifata ukayihindura, iyo uri kuyiteka urabona ko yatangiye guhindura ibara, urabibona yatangiye guhindura ibara. Urayifata ukayihindura hano. Noneho uru ruhande narwo tukarushyiramo umunyu. Tugashyiramo na black pepper. Aho tugashyiraho na timiyani. Timiyani ni ingirakamaro ku nyama, bituma inyama igumya guhumura neza. Amazi nayo murabona yabize, ndashaka gushyiramo wa muceri wanjye. Ibintu byose bigendera icyarimwe. Murabibona rero ko inyama ugomba kujya wibuka kuyihindura, ukareba niba ntabwo igomba gusubira. Icyo tuba turi gukora hano ni uguhindura ibara. Murabona ko yamaze guhindura ibara neza, mwitegereze murebe. Murabibona, muyikuramo hano, mukayikuramo hano. Murabibona, igakuramo neza rwose. Murebe rero hano, murabona aya mavuta yose yaba arimo ukuntu angana. Aya mavuta ntabwo dushobora kuyarya ngo bikunde. Murabona aya mavuta, aya ngaya tuyakuramo tukayashyira mu kantu. Aya tugiye kuyakuramo, ubwo ibindi muraza kubona. Aya mavuta tugiye kuyakuramo. So ya mavuta yacu rero twamaze kuyakuramo, twayamenye yariya yavuye mu iriya nyama. Murabona igikoresho cyacu tumaze kugisukura. Turakoresha utuvuta duke n'ubundi twa buto hano, duke cyane rwose, ntabwo ari menshi, duke cyane. Dushyiremo nka kuriya, none turangiza tuyategereze nayo abanze ashye.
ikirakurikiraho ni ugushyiraho igitunguru. Nababwiye ko igitunguru ngiki namaze kugikata, mwakibonye. Igitunguru ngiki cyamaze gukatwa, umuceri nawo uri hafi gushya. Nababwiye ko turi kumwe inyama nyene nziza, ifire y'inka. Cya gitunguru cyacu rero turagishyiramo rwose, kugihindura. Turagishyiramo uko cyakabaye, ariko dushaka tugishyiramo n'inyama yacu. Inyama yacu nazo turagishyiramo na cya gitunguru. Ubwo rero iyo tumaze gushyiramo iki gitunguru, impumuro yacyo iba ikenewe muri iyi nyama. Hano twongera aka ngaka rero iyi black pepper y'ifu nayo tuyongeraho kugira ngo inyama yacu ikomeze igire uburyohe. Ya bata murayibona nayo dushyiraho igice cyayo. Iki gice cyayo rero kigumya nyene dufasha kugira ngo inyama yacu igire uburyohe bw'umwimerere. Inyama yacu ikagira uburyohe bw'umwimerere. Idufasha nuko inyama yacu igira uburyohe bw'umwimerere. Inyama rero imaze kumera gutya, urabona ukuntu yabaye, imaze guhinduka gutya neza. Umaze kubona ko yahindutse neza gutya, uzana ka divayi kawe. Ugomba kuba ufite na divayi yo guteka. Ka divayi kawe, divayi yawe ugashyiramo gakeya cyane, ntabwo ugomba gushyiramo nyinshi. Divayi gusa nkeya kugira ngo ibiryo buryohe. Urabona ka divayi gake, murumva kuko ihise ko ikangura. Ngo rero ahangaha kubera kuko tugiye kubiteka mu buryo bugezweho, tugiye guhita ko tuyizana hano, tuwushyiremo hano gutya kugira ngo dukore ya sosi yacu twari turi kuvuga igomba kuba kuza imeze neza. Tugire gutya neza gutya, nasano yari iriho neza tuyishyireho gutya, tugire gutya. Noneho twongeremo umunyu mukeya, ntabwo dushyiramo mwinshi kugira ngo bitaza kutubana ikibazo. Ushyiramo muke cyane. Iyo tumaze kugira gutyo rero, nushaka iyo umaze gushyiramo isupu nk'uku, ni ngombwa kugira ngo turebe ukuntu ihishwa n'umwuka. Turagira gutyo rero, turapfuka hose. Ni ukuyipfuka hose, tukayipfuka neza, tukagira gutya. Tukagipfuka ku buryo nta mwuka na muke ugomba gusohokamo. Tugapfuka neza ku buryo bwiza. Ahangaha tukareba kuko bijyaho neza. Aho urabona kuko birajyaho neza. Dushyiramo hano mu mashini mo hano. Ni iminota 10 gusa biraba bihiye mu mwanya. Rero hano kuri Gubwa Neza, mu gikoni cya Gubwa Neza TV, igihe cyose tuba turi ready. Ya nyama yacu ndahamye neza kuko twashyizemo hano ubu ngubu yatunganye neza. Reka tuze tuyikuremo. Rero ugomba kwibuka akantu ko kuyikuramo. Ndahamya neza ko ubu ngubu yamaze gutungana. Nawe ati turateka inyama nziza y'iroti y'inka, inka idakuze cyane. Bita ko tuza hano, murabona uko twayishyizemo, twayipfundikiye. Noneho tugapfundura. Isahani bishyushye cyane, tugomba kwibuka. Akenshi abantu bajya bibagirwa bagakozaho intoki, ahasigaye bagahita bashya. Tugomba kwibuka ko iyi sahani bishyushye
noneho tukibuka no kureba mbere y'uko ibi ngibi tubikuraho dukuraho gake gakeya nabyo urabibona ukuntu biri kubira ngaho namwe ni mu ndebe murabona inyama ukuntu iba imeze neza. Iyi rero ni inyama yahiye, mwayibonye inyama yahiye ukuntu iba imeze. Hanze nikate rero murebere hano noneho inyama yo yahiye ikintu bita iroti nyene ikaba yahiye. Aha ngaho ushatse wahafata ariko n'ubundi haracyashyushyemo gakeya. Kambereke rero ikintu bita iroti iyo yahiye uko iba imeze. Kanze murabona umushyo wanjye ndawufite hano. Iyi ni iroti rero ndakatiramo hano hagati. Abantu bagenza abantu bifishe barya neza. Wayibonye? Ibonye ukuntu inyama yahiye ibifite n'ikintu kimeze nk'umutobe. Murebe neza imeze nk'ifite umutobe muri kubona. Ifite jus rwose ikintu bita jus umutobe. Amikaryoha wayireba wa mukobwa rero ujya wumva uburyohe bw'inyama. Kaze yegere hano muheze yumva uburyohe bw'inyama. Wageze hano wa munyeshuri nabwiye neza hano ko kuri iyo umuntu ari mwarimu wo guteka abantu baba abanyeshuri ba mbere n'abana. Uyu umuntu ari mwarimu mwamubonye aba yasamye kare. Bimeze bite? Bwira abantu bo kuri Gubwa Neza TV ko uko mwarimu yatetse. Mwarimu yatetse gute? Vuga cyane ariko mwarimu yatetse. Neza. Ngaho rero hita ko ufata. Ubwo rero navuga ko na mwarimu umuceri nawo wahiye murawubona hano. Ubwo ngiye kubigisha noneho uburyo bwo kwarura. Uburyo bwo kwarura ibiryo nabwo ngomba kubibigisha mbere yuko dusoza. Iki ni ikisupu nagishyira aha. Iki ni cy'umuceri ndagishyira aha. Noneho ubundi iyo uri kwarura ugomba kubanza guhera ku muceri bite ko ari mu isupu ugomba gukoresha byibura isahani nk'iyi ngiyi. Umuceri nk'uyu ukagira gutya. Aha nawe umaze kwarura umuceri ukurikizaho iki uzana hano hari n'igitoki ku bantu bakunda igitoki. Nibanga nari nabahishiye, nibanga nari nahishe ryanjye ry'abatetsi. Ujye umuntu ari mwarimu aba afite ibanga. Murabona n'igitoki rero nacyo kiba gihari, nacyo uragifata. Igitoki cyiza cyateguwe neza. Iri ni ibanga rya mwarimu. Mwabonaga isafuriya iteretse aha mugatekereza ko ari iki. Iri ni ryo banga rya mwarimu. Ugafata n'intete ebyiri z'igitoki, ikinyamunyu. Ugafata ikinyamunyu, ntavuga igitoki mukagira ngo ni icyamakashi. Ugafata ikinyamunyu ariko kubera kuko biba byiza iyo umuntu arebye buri amagarama 150. Intete 3 ziba zihagije. Ubwo rero ubwo ndi kwarura ndi kubereka umuntu. None ngafata ya nyama yanjye nziza hano. Dore ngiyi nkayikata neza. Nkayifata neza nabwo ko umuntu hari inyama aba atagomba kurenza. Murayibona neza nayo nkayizana nkayishyiraho gutya. Nabwo biba bifite uburyo bwo kuyirambikaho. Nkayirambikaho gutya. Narangiza rero nkazana isupu. Ya supu yanjye mpera ku nyama. Iyo uri gusuka isupu uhera ku nyama. Hano ukaza ku gitoki. Supu igihe cyose ugomba kwibuka kuyishyira kandi ugashyiraho, ntabwo ugomba gushyiraho nyinshi. Nababwiye ko ari n'umuceri ngashyira ku iki nicyo bita la nourriture populaire mu gifaransa. La nourriture populaire. Rero ndatekereza nanjye nka mwarimu kameramani agomba kumfata mfite
nawe mu rugo rwawe wakagombye kuba ufite ibiryo bimeze gutya. Mukomeze mukore subscribe kuri Gubwa Neza TV. Ndi Mwarimana Claret ubagezaho imirire myiza. Ciao ciao, naho utaha kwitako ry'inkoko.